mbona abandi bana bari muri mama ibiki njye ariko ayo mahirwe nayo nagize rero kuba ntaragize ariko umuntu akanga niba tugiranye ikibazo tukigiranye ku bwanjye rero we wishaka kumuzanamo kuko yaragiye byararangiye sindeze kuzamubona mureke bigoranye cyane nk'ubu hari nk'igihe njya numva nk'abakobwa bari kwivugisha ngo ngewe ngo nduta ngo nyina w'umuhungu nawe uramuruta uko yabayeho uzi imivukire ye komera hari igihe cyageraga nk'umugore akavuga ngo nk'iyo nzu mama iyo nzu ngo ntabwo ashaka kuyibamo ngo umuzimu wa mama ngugera nijoro ukaza kumuniga bibase nyine muri njye nkumva ni ibintu atagakwiye kubavuga yego njye icyo kintu mama iyo umuzanyemo ubwo nyine niyo twaba turinde twaguruka ikiba kikaba yego bikurya gute se rebero nubwo ndi kubireba yego nyine mbana na muka data turabana maze yo nk'amezi 4 ni umuntu unywa inzoga we akaza nyine zikamukoresha aho kugira ngo azikontorore arangije araza yajyaga akunda kumbwira ngo amaje gusinda dore ko akenshi na papa azinywa papa atari nko mu rugo yego akambwira ngo rebe ngo nujya ugera kwa nyogokuru wawe ngo ujye ureba mu ruhave aho nyoko ashyinguye ibase utabura amagufa y'uyahekenye oya genda ibyo bintu se akabikubwira cyane abantu bo kuri mara barabizi oya njyewe ibyo nkabifata nyine nk'ibintu biraho njye nkahita nyine nkavuga ni nizo nzoga winywereye zikurimo ndabireka mbiterereyo noneho abikora rimwe kabiri gatatu yarabigize akamenyero kuva navuka Jera nibwo nari ndwanye n'umuntu yego nabwo icyo gihe urwana na mukazo yabimbwiye yego pe byari byarengeye ariko niyakameza mu muntu yari yagukoreye niwe muntu mu buzima bwanjye narwanye nawe nta n'undi muntu kuva navuka twarwana usibye yego yaje kugerayo n'undi nkajya mvuga ati si umugani nimba mama yaragiye na mukuru wanjye akaba yaragiye n'ubundi ni ibiraho yego nyine numva ko byarangiye ibaze ko nakuze buriya nzi ngo nta mwana umwana wese ugeze mu myaka 5 ubwo nguwo nyina aba yaramye uranabonaga abantu bahamagara ba nyina nkumva ari ibintu bitabaho bagira ngo wenda ni izina nanjye nkahura n'umuntu wese nkamwita mama ngira ngo ni izina rusange yego noneho n'uwo mugore nawe amenyemo mukaso bajya bambwira ngo mukasko ntarasubirayo njye bambwiraga mukasko nkagira ngo wenda n'inyoko uba warapfuye yazuka noneho akaba yitwa mukasko ubwo niko nari mbizi urabaje nongezeyo nawe numva nyine agukorera ibyo naho ubwo none se ujya kureba mukaso wumvaga ugiye kureba mama wumvaga nyine ngiye kuko nari nzi ngo iyo nyoko kuko hari ibintu cyane cyane nk'amadini ajya avuga ngo abantu bazazuka ubwo ngiye nagiraga ngo arazuka bagahita bamwita izina mukaso ubwo ngiye nkagira ngo ni mama wazutse bamwita mukaso kuko barambwiraga aho ruguru mu miduha ngo ubure ngo guca akenge ngo ntabwo uzi ko ngo mukasko yagukurikisha ubwo ngiye nkura nzi ngo mukasko ni ibyo nyine noneho muye nawe nkoreye ibyo byose inkuru yanjye
reka mbwira inshuti zanjye abakunzi ba inkuru yanjye ko mbazaniye TG Automobile. Iyi ni kampani igurisha imodoka zitangiza ikirere kandi zigezweho zakozwe mu mwaka wa 2025. Bafite izikoresha amashanyarazi 100% ndetse na hybrid z'ubwoko bwose. Iyi uri kureba ni Kia yakozwe mu mwaka wa 2025, indi ni BYD iri mu zigezweho ku isi zikunzwe cyane. Izi zombi rero zikoresha amashanyarazi 100%. Komforo y'izi modoka muntu wanjye ndayigutuye ngutuye no komforo kabisa, uyicaramo ukagira ngo nyine uri muri salo ya danje ahantu heza cyane. Umuziki wazo nyine iyo wumva ari umuziki w'agahebuzo, kwa kundi nyine wumva amaufa yo mu modoka ukumva ni ibintu birenze cyane. Uzi ko zifitemo tekinoloji ndetse na system ya AI. Ibaze ko rero yuguze imodoka baguha na warranty y'imyaka 4 yose agashya. Rero kwishyura no kwishyura mu byiciro kandi imodoka ukayitwara, pana byo byo kuvuga ngo urishyura mu byiciro ubundi isigara aho ngaho paka uzayirangizamo. Bagane ku cyicaro gikuru kuri etage iri ruguru gato y'akarere cyangwa ku cyicaro mu mujyi wa Rubavu. Uzi ikindi kirenze, banakora taxi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi wifuza mu Rwanda. Duhamagare kuri 0785 08 43 ni TG Automobile, igisubizo wari ukeneye. Nikaze mu kiganiro yanjye, nikaze muri ubuzima. Twizere ko bimeze neza kandi bikomeje kugenda neza. Twizere ko ubuzima bwanyu bukomeje kugenda bubahira. Narakubwiye ngo nkuzanira ingeri zitandukanye z'abantu batuganiriza, babaganiriza nawe ubwabo nyine by'umwihariko baza tukaganira ku buzima kugira ngo twungurane ibitekerezo ku byo ducamo umunsi ku munsi. Uyu musore yitwa neza cyane, yitwa Rebero. Rebero ni ahantu nyine uba uhagaze ukabureba, bakakureberaho ukabareba nawe. Yego Rebero, uraho neza? Ndaho cyane. Witwa neza cyane. Iyo ufite izina ryiza ry'ikinyarwanda mba numva ntarenze irindi ry'izungu. Witwa neza cyane. Yitwa Rebero Alex, ariko twifatire Rebero. Rebero, uraho neza? Ndaho cyane, ndakomeye. Umeze neza, urakomeye? Cyane. Ku muntu ukiri muto ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 21. 21? Ya. Uzi imyaka ubwo nkurusha? Myinshi. Uragapeti kabisa. Byumvikana. Ni ibintu byumvikana. Mbese urandebye uti uri umusaza nyine. Niko urandebye uvuga uti nyine ntabwo ari nibyo agakwiye kuganira, uri umusaza. Bigaragara iyo umuntu akuta ni ibintu biba ijisho riba ryibonera. Urareba umuntu ukawote urajegera nyine uri umusaza. Urabyemeje? Ndajegera. Nakujegera cyane. Ariko urimo uraza kuko imyaka ufite ngiye ku bwanjye nanjye ningigirana ibintu nzashimira Imana. Uratekereza ko ufite nk'ingahe? Ndatekereza ko ushobora kuba uri muri 35 n'umunani. Urumva ari myinshi? Aba ari myinshi ku muntu utarayigira bitewe n'ubuzima tunyuramo bw'iyi si. Nuko Rebero tujye kuganira rero ku nkuru yawe, sibyo? Hari benshi bagiye kukumva by'umweko abajene, ngiye cyiciro cy'ubujene nakivuyemo. Harya ubwo nukuva abajene, ubwo nukuva ku myaka 30 kumanura, kuva ku myaka 35 kumanura. 35 nayo narayirengeje. Yego. Okay. Mbwira rero ugiye kumvwa n'abantu benshi cyane barimo abajene, ariko nanone barimo ababyeyi benshi bagiye kutwumva, sibyo? Yego. Mbwira rero ku muntu utakuzi wamwibwira gute? Ku muntu utanzi ndo umuntu muri njyewe ukunda kugenza make. Nkunze ukuntu utangiye wivuga rwose. Ariko yego, nkaba ndi umuntu ukunda gusabana na buri umwe wese. Buri umuntu tumenyanye uwo ari we wese, njye nawe ubwo biba bibaye patana rogi. Yego. Nta gutandukana kundi kireka nka kwa kundi wenda kwa kundi abantu dutandukanye na muri we yumva ngo nimba haragakomye gatoya ubwo birangiriye. Kuri njye ntaga ari uko biri. Uwo bari mu manegeka. Kuri njye ntaga ari uko biri niba tumenyanye. Niyo ubwa uzabuda utakiyumva muko twavugana. Like njyewe ubwo dukomezanya aho nimba hari n'ikintu kijemo njye ubu dushobora kugirana akabazo. Ari cya kibazo kimwe gikomeye undi ashobora kugenda akamarana nk'umwaka. Ariko njye
size ngizi nta n'umunota wari wacamo hakaboneka akantu kansetsa yego byandi ubwo Bihita birangira. byagiye byarangiye Yego. niko njye nibereye uwo niwe rebero Niwe rebero. twibwiye hari umuntu ujya ambwira ngo ku muntu utakuzi wamwibwira gute agahita ambwira ngo nitwa kandi amazina ye nayavuze abenshi murabyumva nyine mukunda kuzana mu kiganiro njya byumva ujya byumva Ati, amazina yanjye kandi nawe nitwa Rebero Alex nkaba nkomoka mu kagari ka umudugudu wa nkaba ntuye mu mujyi wa Kigali ariko mbere nari uko ntabwo ariko kwivuga kwivuga nyako nuko imico yanjye ni iyi ngiyi utanzi nuko ngukomeze uri umusore ndi umusore kwageje imyaka y'ubukure kutarashaka umugore ya muri njyewe ukuntu ntekereza sintekereza ko gushaka ari imyaka ahubwo ntekereza yuko gushaka ni igihe ubona ko muri wowe bikwiye cyangwa se wabonye uwo nyine muri wowe wumva ko mwakomezanya ubuzima bukagenda atari ukuvuga ngo nihaye ngo intego imyaka iyi ngo nihaye ko nzaba ngeze ngo kuri ibi n'ibi like wenda intego nayo ni nziza ariko hari igihe wiha intego bajya bavuga ngo bucya bucyana ayandi ya ntego wihaye ntuzi ngo uzayigeraho ryari kuko ibintu birahinduka ni ibintu tubona hanze aha rero ngewe mbara yuko igihe muri ngewe byanjemo ndi kubona nyine muri ngewe yuko hari umuntu ndi kubona ko nge nawe ubuzima bwacu bwakomezanya bwabahoke bwaryoha muri kumwe like ukuntu usubiza nuko rero wari utangiye uvuga ngo Rebero ndi umuntu iyo turi kumwe iyo twamenyanye kugira ngo dutandukane biba bigoye kubera icyo umeze gute gutyo ibyo bintu byaje gute kugira ngo wisange umeze gutyo abantu bakugireho icyo kintu cyo kumva ko ugomba kugumana nabo ngewe ukuntu biri sazi ngizi Gera nyita Rweme ngiye ukuntu niryo ryangiye mu mutwe ngewe ukuntu ndi nk'ubu ngubu ushobora kuma akazi nimba umaye akazi kawe ngo nkakore nk'ubu kuva navuka cyangwa se akazi nakoze ni kamwe uwo muntu nabwo tumarana imyaka 2 mu Ruhengeri narinze mvayo nta kintu cye mpubanganyije kuko ndi umuntu niba ngeze mu kazi ubwo ndi mu kazi nk'ubu ndi mu kazi n'abantu banzi dufitanye communication barabizi ntawe ushobora kumpamagara ndi mu kazi atari bijyanye n'akazi ndimo ngo tuvugane ndakubwira ndi mu kazi nikarangira okay turavugana kuko nyiri muri ako kazi nk'urubyiruko bose inshuti zanjye bari bazi ko saa 4 z'ijoro saa 5 ari bwo arampamagara nkafata telefone ubwo iyo mbonye nabwo amamagaye ku manywa mitamenya ko hari akabazo afite kuko wabibabwiye babizi kuko babizi njye mba ngomba gukurikirana gahunda z'ibyo ndimo bikarangira bikajya ku ruhande nanza nkakomeza ibindi icyo kintu kikubaka icyizere mu muntu nanone nkaba ntari wa muntu ushobora kuba watabaza Gera mfite uburyo nagutabaramo ngo mbyange kuko nanjye ubwanjye hari aho nagiye ngera bikaba ngombwa ko nkenera ubutabazi hakabaho n'abantu banabarangiye ntabibabwiye nk'ubu ngubu nk'urugero muri 2023 nabaga hano Igikondo hano hasi ahantu bita mu Gashyekero hafi yo kwirebero n'ubundi noneho nza kuza gusa nk'ugirana akabazo na mushiki wanjye utwabanaga icyo gihe nabyita nko guturongera ndagenda mva hariya mu Gashyekero ngana Nyamirambo aho twahoze dutuye ngezeyo nza kuza gusanga abo twabanaga ba masenge barimukiye mu Miduha ariko ntari kwibuka ngo ni hehe kubera ko ntari maze igihe kirekire nahagera imyaka igeze muri 12 gutyo ubwo wari na muto cyane birumvikana yego noneho no kunuze no kunzu za papa ntari kwibuka ngo ni ubwo ndagenda nza kuza kwiryamira bimaje kugera nka 2 z'ijoro byari bimaje kugera saa 5 z'ijoro hari umwana w'umusore wanyuzeho ari kwizamukira afite envelope agera ruguru arongera aragaruka
araza kuramo inote ya senyisa arayimereza. Icyo kintu cyatumye numva muri njyewe nanjye uwo mpuye nawe wese mu gihe mfite ubushobozi sindeba ngo nari ngiye gukora ibi, like niba mfite ibyo 5,000 wenda nari ngiye gukora ibintu by'3,000 nkasigarana ibyo 2. Njye mpamya neza yuko ninsigara naho nicyo cya 5 n'ubundi nta kintu kiri buhungabane ku buzima bwanjye, ahubwo n'ubundi ndakomeza mberebero wa wundi. Ariko hari uwo wagiha kigahindura ubuzima bwe kikamufasha. Hari uwo wayaha agahindura ubuzima bwe. Nk'ubu ngubu icyo gihe naragiye nari maze 3 ntarya. Niryambiye muri hano bategera amabisi mu byapa ku marete. Icyapa cya kabiri uturutse ruguru kuri tapi rouge arimo niryamiye. Wiryamiye muri zante. Nambaye agapira, hari udupira tuba tugiye dutobaguye k'umukara. Niko nambaye imbeho yanyishe. Ariko izo senyise naragiye, hari niba ari umwarabu cyangwa n'umushinwa. Yego. Ukorera hepfo y'icyo cyapa, niba cyakorera ntawo mbizi, maze igihe kirekire n'ahagera. Wacuruzaga amabaji? Wacuruzaga umuceri, ukishyura inote y'igihumbi bakaguha umuceri urimo n'isosi, icyayi, utuntu twinshi. Naragiye iryo joro, izo senyisa ndazifata ndagenda mbwira umuhungu hakora, nsanga irindazi rigura 300. Yego. Icyayi ari 400. Ndayamuhereza, ndamubwira ni ndwanaho ungirire ntazi ibiciro. Arambwira ati se ko hari kuburaho 200. Ndamubwira ni none kari ko ndi. Umwana yaragiye anzanira irindazi n'igikombe cy'icyayi. None n'abamotari bya bindi basigaje yarya kumva haze akambwira atakira kado byirire. Yego. Icyo gihe urumva ko umuntu wamaye ayo 500 akamfasha kugera aho hantu yankoreye ikintu kinini muri njyewe. Kuba nari maze 3 narya nkahita mboneraho uko mbaho. Ni ibintu byiza muri njye byaje biranyubaka. Icyo ushatse kuvuga uwe ayo mafaranga yaguhaye byumva ari n'igihe yumvaga avuga ati so aramumarira iki, ariko kuri we akugeraho ari ikintu kinini cyane. Buri muntu wese bura n'ujya gufasha umuntu, ntuzajya gufasha umuntu witayeho ngo ufite iki. Niba ari ikijumba bura n'umuhaho igice naho gasigarana ikindi, cyangwa se wakumva muri weho nta kibazo cyose ukakimuha. Buriya hari ikintu uzaba wubatse muri we. Wenda muri wowe uzumva ko nta kintu ukoze, ako n'uwo musore nge n'ubu ngubu ndamutse mubonye, Imana imuje nawe n'ubwo wese ntigeze mufata isura, kandi nahari Imana imukubire 7 kandi umutima we rwose iyo migisha yumvikanye. Rero rebero ufite inkuru yawe, ufite ibyo waciyemo by'umweko bigendanye n'umuryango, niyo nkuru yawe tugiye gutangira. Byagenze gute rero? Ukuntu biri 94 mu bibazo u Rwanda rwanyuzemo, habaye jenoside yakorewe Abatutsi. Yego. Njyewe nubwo bwose ngiye kubivuga nari ntaravuka, ariko twaje kubisangaho babitubwira, tuza kubyumva mu buryo bwo kudufasha kugira ngo bitazasubira. Ukunda umugani wa Munyashoza niwe ujye bivuga. Papa yaje gushaka umugore iwacu ni mu karere ka Ngororero. Yego. Umurenge wa Ngororero, akagari ka Mugano, mu mudugudu wa Mana. Yego. Noneho arangije umuryango we wiyumvamo wa mugore, batangira kumugira igicibwa. Ariko aranga atura kuri ako gasozi. Papa wanyu. Papa arangije igihe cya genocide kigeze, umugore wiwe baza kumufata bamucukura akantu k'agafurege bamushyiramo ari muzima. Yego. Muri jenoside. Ubwo umugore yari mu bahigwa. Yari ari mu bahigwa. Noneho papa nawe bamwirukaho ngo yazanye ikizira ku musozi. Yego. Arirukanka. None n'uwo mugore we ngo bari kumutaba ngo yaravuze ngo mu nkoreho, ariko umugabo wanjye nimumukoreho. Mu nyica ariko nimukore ku mugabo wanjye. Ni kuko ubwe nzi ko nta kosa yabakoreye.
nanjye ubwanjye naryo nabakoreye, ariko ibyo mukoze nyine mubirangirizaho ntimubiremereze. noneho ubwo papa nawe ubwo yari ari hejuru y'umukingo yabuze uko agira, bamwirukankaho, aza kwirukanka arabacika. Abazi mu Ngororero hari umusozi bita Ndiza, yego, aza kuwuminukamo aza muri Kigali. Ageze muri Kigali naho n'abandi nabo baravuga ati uragenzwa n'iki. Haza kuvamo umugabo umwe ngarangira ababwira ati ubu murabona igihugu umwe aranyura aha bakavuga ati n'undi yanyura hati ibyo bintu byazagarukira. Aza kuza kurusimbuka gutyo, uwo mugabo ahitamo hano akazi. Arangije yiturira hano rwa Rutabura, arahakorera. Igihe kigeze aza kongera gushaka undi mugore, iyi wabo muri Ngororero, ari we mama umbyara. Yego. Babayo bimaze kugera muri 2000 aza kuza gutura nanone muri Kigali. Yego. Aho afite inzu rwa Rutabura. Arangije ngewe majije kuvuka navutse 2005, noneho 2007 barongera basubira mu Ngororero kubera indwara mama yararwaye inoze kanseri y'inkondo y'umura. Yego. iza kuza kumuhitana 2019. nako 2009. ubwo mfite imyaka ni muri 4. noneho ndabyibuka icyo gihe, reba umuntu ugera harwara ubwe yumva ageze aho bamugerekaho ibuye ry'ibiro 7 kugira muri we nyine yumve atuje atekanya, abone ubwasinzira. Yego. Baza kuza kubeshyira papa ngo yamukubise ngo umugeri, ngo niwe wamwishe, ngo yamukubise umugeri mu kiziba cy'inda, ngo niwe wamwishe. Icyo gihe papa baza guhita bamujyana kumufunga, mama bataranamushyingura. kuko we nta nubwo icyo gihe yaguye mu rugo, yaguye kwa banyogokuru, ari ku isaha y'isa 9 umushiki wanjye anjyanye ngiye kumureba. Ngezeho nsanga hari abantu benshi mu rugo, ariko yari atarashira mu mwuka. Yego. Kuko ndabyibuka bananjyanye mu cyumba yari arimo, turaganira. Twaganiye umenya ni nk'umunota n'amasegonda, ari nacyo kintu kikinyubaka. Noneho aza ubwo ngewe byararangiye ngira ngo ni ugusinzira nk'uko umuntu ajya mu bitotsi. Babonye ngarutse nibwo bambaje ati se kuje, ndababwira ni arasinziye. Bagiye kureba basaba byarangiye. Bivuze ngo niwe wa nyuma mwaganiye? Niwe wa nyuma yasize. Yego. Nahari byabaye ngombwa, abandi bagize ubwoba banga kujyayo, biba ngombwa ko ari ngewe bajyanayo ngiye kumushyingura. Yego. Ubwo papa bari baramujyanye ngo niwe wamwishe. Yego. Kandi mu by'ukuri ubu wakubita umuntu akarwara imyaka 3. Yego. Ni imyumvire mibi. Ni imyumvire mibi y'abantu. Nuko birakomeza rero habiki. Mbo baza kunzana, ubwo nge bahise banzana kwa ba masenge hariya mu Miduha, hepfo ya Karagasuko ko mu Miduha gato. Yego. Ndahaba, ariko kubera ko hari umuhungu wize karate, bura n'umuntu utarabyara muri we umenya hari urubyaro nta kintu biba bimubwiye. Yego pe, n'umwana hari amakosa bayagizemo, ariko akaba hari aho wenda bagarukiriza mu kumuhana. Cyangwa se yanamana ngewe nkumva ko ari biba nkoreye. Ariko Jara, ntabwo buri umuntu yagukubyutsa
saa 11 za mu gitondo ukaryama kuri sima akakumenaho amazi akagukubita urutsinga, buriya niyo waba wakoze ikosa rimeze ute icyo gihe wewe uhita wumva nyine haba ari mu rwango, ni igihano ndengakamere. Yego, byakubayeho wabikorerwaga nande? Reka mwihorere, n'umuntu muri famiye. Ya ni umuhungu wo kwa Bamasenge. Nka buno nkaba ndi bujye kwiga mu gitondo, nkaba negetswe ahantu bita muri Mukubita umwice, sinzi nimba uhazi. Nka bino bice bya za Rwarutabura. Yego, nkaba negetswe kuba ndi bujye kuvomayo amajerekani 4, kandi imbere baratangiraga saa 12 ngira ngo ku ishuri ndi bujye kwiga ruguru Portugal. Aho hantu muri iyo ruhurura ni ruhurura umenye ifite metero 2 na santimetero hari, nari umuntu uri hasi cyane. Yego, ariko nkihangana nkajyayo nyine nkumva ndi umuntu wihebye byarangiye. Naba nicaye nge n'abandi buzukuru baho 2 nanashimira cyane twakundanaga, ari nka ninjoro. No kagahinda kanzamo nabona imodoka ziri guterera hakurya yaho, nge nkavuga ni nkiri icyamfasha ngagera kuri uriya muhanda nk'aya masaha, irankayota mayo ndi kongera kangeze iwacu mu Ngororero. Mbaho gutyo 2013 papa nibwo yaje kuza kugaruka ku njyana. Yego, yarafunguwe. We baramubwiraga ngo amafaranga bishyuza mu nzu barayantangira. Akibaza ukuntu amezi angahe ku kigo batishyura, ukuntu umwaka wose yego utangwa mu kigo kandi batanishyura n'ibihumbi 200. Aza kuza kuvuga ati nari kanze mujyane aho kugira ngo wenda bakuru be bazapfe, amafaranga yose ari uyajyana y'igipangu cyose. Yego, wenda ajye kuraho wenda iryo 10 n'abandi hagira igisigara kibatunga. Ubwo aza kuza kundeba 2012 noneho nabwo asiga mukuru wanjye abo twakurikiranaga b'imanga, uwo bitaga kuru na gatoya. Noneho byabandi by'abana bo mu cyaro, hari umugabo wo kwa mushiki wanjye, mushiki wacu wo kwa nuzo kwa badata wacu. Yego, baragiye bazi ngo ni ya mikino y'imiryango, baca ikigori cyabo bagiye kwahira biri nka saa 1 z'ijoro bari gutaha bava mu gishanga. None abana baho barabafata barabakubita. Noneho arangije umwe ngo bari mu rubanza bagiye kubarihisha ibyo bigori, baramubwira ko bari bafateye Nyanjoro ngo uze kuza kuyitora. Njera nimba baramuhumanyije cyane niba bataye ntawe ubizi. Nawe baduhamagara, bahamagara papa bamubwira ngo umwana we ari ku Kaburembe. Twageze i Muhanga bamubwira ngo byarangiye. Tugeze nka saa 2 z'ijoro. Turamanuka tugezeyo, ubwo amusangaho barangije nawe bashinza buryo ki ari se wamwishe. Umuntu yapfuye ibi byose byaraboze. Kandi uwo nguwo yari ari i Kigali ibyo bindi biba adahari. Ariko nyine niba ari amaraso aryohera abantu ntago mbizi. Yego, kuko ni na wa muntu ubwe ushobora korora inka, babona ari itangiye kumera neza bakayihitana. Papa wawe bamwangira ikisi ntawe ubizi, kuko n'umuryango akomokamo ubwe aribyo ntandi kukubwira. Ni umuntu umeze nkanjye, nawe icyo wamukorera cyose warakureba akaguturanya agasana, arakubwira ni igendere. Usibye kuba nyine urumva n'ibyo bibazo byose yanyuzemo, yabaye nk'umuntu wigiriye trauma muri we. Nyine yimereye ukuntu. Uhamya ko atigeze agirira nabi mama, atigeze agira nabi? Never. Ni ibintu bitigeze bibaho. Kuko urumva ntabwo wakubita umuntu amara imyaka 3 warwaye. Ikindi uwapfuye ari muri Kigali
ntawe kujya kuba ngo yamuniza aramwica ni ibintu biri iyo ngiyo. Yego. Arangije ubwo umugore we nawe ubwo yaje gushaka nyuma ya mama. Yego. Uwa gatatu. Uwa mbere wishwe muri jenoside se we bari barabyaranye? Nawe bari barabyaranye umwana w'imfura w'umuhungu amaje kugera mu mezi 9 nawe ubwo arapfa baramuhitanye. Yego. Ubwo twebwe mama yari yadusize turi 5 ubwo dusigara turi 4. Yego. None n'uwo mugore hari umugabo umwe bajya bita haba inshuti. Bano bantu kera ngo nimba barabitaga niba ari bamutwara sibo. Aramwishyura ngo atangaze yuko ngo ari umugabo we ngo wamwishe, ngo umugabo nyine yihekuye. Yego. Araza aramurikodinga izi fone zari zitaraduka kakara kantu kagatuje. Aramurikodinga ajyana ayo majwi kuri polisi ngumva n'umugore we ngarabishinza. Ubwo papa nawe bitewe n'uburyo abana n'abantu bamugeza kuri polisi iminsi ngahe n'ubundi akongera akitahira. Kuko iyo uzi umuntu bumuzi cyangwa uzi ibyo yanyuzemo. Nk'abagabo abenshi bakoraga iyo muri Ngororero nabo babanye hano muri Kigali muri za 1995 bari bamuzi babazi ibye bazi imigendereye. Ubwo ibyo bya mukuru wanjye bimaje kurangira araza tubaho twibera mu kirere. Reba ariko Jera kugira ngo ku musozi ikintu kibure bavuge ngo nabana ba runaka nibo bakijyanye kandi naho hantu utahageze. Ibyo ngibyo twe tubibamo n'inzangano z'imiryango. Tubibamo duterera iyo kuko n'abana ba mukuru we umwe witwa Musonera yasize. Nk'ubu uwo mugabo yabasigiye yatwaraga izi mashini zino zikora imihanda anazikanika. Yari yaraguze amazu muri Kigali menshi. Ariko abana be bo ku mugore wa kabiri baza kugiriramo minuze bakajya basiganira ikintu bakagurisha amafaranga bakagabana. Abandi bakagira ngo wenda ibyo bintu ntago bivaho n'uyafashe usibye umwe wayagize icyayamaza. Nabo baje kugira za turoma bakajya babona papa bakamubwira ngo bira byose utunze muri Kigali ngo si ibya data wasigaranye. Kwera banze kwiyakira muri bo ko bagurishaga. Ubwo bazi ngo babitangiraga ubuntu. Yego. Kugira ngo umwana wawe Jera agera aho agutega. Ninde wateze undi? Nyine abo bahungu bo kwa mukuru we. Yego. Bamutega ngo ngafite imitungo yabo. Kandi papa yarabaguriye. We yaraguraga. Urumva muri bo kwiyakira ni abari ibintu biba byaranze. Yego. Ariko we nyine arabireba ubwo nyine akabirebera iyo. Tuza kwiberaho gutyo nyuma maje gusoza primaire. N'ubundi nza kongera kugaruka muri Kigali. Ariko mu kugaruka kwanjye sugo uko nagarutse kuko nyine ubwo nge ibyo byambayeho byari byaratumye Kigali nyanga burundu numva ko aho najya hose bya bintu nabikorerwa. Nza kuza kuhaza nabwo icyo gihe uwo muka data nawe hari ibintu ajya yishyiramo kandi nge ntanga mu buzima bwanjye buriye. Niyo twagira n'ikibazo kiremereye ute nanga umuntu wajya kugarura mu kibazo cyanjye mama. Biramvikana. Niba nge nawe tugiranye ikibazo ubwo turakigiranye birangirira iyo nyine. Ukomeresha. Wowe kuri ujya kubimuzanamo. Gute urugero rebero nk'ubu ngubu. Komera. Hari igihe cyageraga nk'umugore akavuga ngo nk'iyo nzu mama iyo nzu ngo ntagashaka kuyibamo. Ngo umuzimu wa mama ngugera nijoro kaza kumuniga. Bibase.
nyine muri njye nkumva ni ibintu atagakwiye kubavuga. yego Noneho mushiki wanjye mukuru aza kumbwira ati rero kuko buriya njye icyo kintu mama we iyo umuzanyemo ubwo nyine niyo twaba turinde twaguruka ikiba kikaba. yego bikurya gute se Rebero nubwo ndi kubireba yego nyine sinzi uko nabivugamo aba ari ibintu bigoranye. Noneho ubwo uwo mugore wakanga akabizana yego mbana na muka data turabana maze yo nk'amezi 4. Ni umuntu unywa inzoga we akaza nyine zikamukoresha aho kugira ngo azikontorore. Arangije araza yajyaga akunda kumbwira ngo amaje gusinda dore ko akenshi na papa azinywa papa atari nko mu rugo. yego Akambwira ngo rebe ngo nujya ugera kwa nyogokuru wawe ngo ujye ureba mu ruhave aho nyoko ashyinguye ibaze utabura amagufa yuyahekenye. oya genda ibyo bintu se akabikubwira cyane abantu bo kuri Mara barabizi. oya Njyewe ibyo nkabifata nyine nk'ibintu biraho njye nkahita nyine nkavuga ni n'izo nzoga winywereye zikuyemo ndabireka mbiterereyo. Noneho abikora 1 2 3 yarabigize akamenyero. Kuva navuka Jera nibwo nari ndwanye n'umuntu. yego Nabwo icyo gihe urwana na mukazo yabimbwiye yarabimbwiye ari mu cyumba. Urabizi inzu zo mu cyaro ukuntu aba ziba ari ntoya. Umuntu uvugiye muri iki cyumba n'uri hariya abayumvika. Ibyo ubwo ndabyora yabimbwiye ngiye kurya ibiryo mitambitsibuka ndigendera njya mu cyumba. Nongeze mu cyumba nabwo aragumya arakubwira arambwira ariko njye sinabyubakaho ndabireka. Ubwo nari ndi kwiganira n'abana be kuko njye ukuntu ndi umbwiye ikintu njyewe niba kimbabaje hagati haziraho akandi kantu njye kantetse ubwo byabaye. Ubwo njye ndagumya niganira n'abana be gutyo barumuna banjye. Papa aza kuza nawe yagasomye azanye n'abandi bagabo. Arangije yicaye mu ntoza ati kongera kweguka ashwi yiyicariye mu ntebe. Noneho ubwo njye n'icyumba nari nagifunze ntanze kongera gusohokamo. Uwo mugore uwo muka data aramubwira ni Rebero andyamanisha na mama. akuryamanisha na mama gutese bya bitutsi. yego Arangije ubwo njyewe mbyakiririyo ndituriza. Arangije arambwira ngo ngwino ujyane siko kuryama. Noneho numvise ko ari papa ndahaguruka ndagenda ngiye kumufata bya bigambo byose n'iki arongera agumya kubihurutura mpita nitsibura ndagenda nkikigera mu muryango w'icyumba nari nambaye agapira kamarije gusaza kubera n'ubukene byose. Aragafata ampatiramo hano gutya inyuma gahita gacika. Nsubira inyuma nzunguza umutwe ndongera ndamwihorera. Arangije mu kugira numva yantambitse inkoni. Abantu bo mu cyaro bajya bagira ngo inkoni ngo batindurisha cyangwa se iki zegetse nko mu nguni. Aba yayinkubise aguhora iki avuga iki nyine byandi by'inzoga n'ibiki byose no kuba kuko nge ndi umuntu muri ngewe ukizana mijambo mama nge nawe dusereye. Ubwo icyo gihe ngewe ubu mbitsemo inzika. Yego turaganira bikarangirira ariko ku mutima n'ubundi najya nkureba nkavuga ni ijambo wambwiye sinzaryibagirwa.
numva muri njyewe birajaguye na ya nkoni ndiye na n'ubu inkovu yayo ndayifitemo hano. yego Nahise mpindukira nanjye nyimushikuza ndayimukubita. Uwo munsi nari nagurishije ingurube ya mushiki wanjye ibihumbi 30 yego na 5. Nari ngiye kubimwoherereza mpamagaye nimero ye nsanga ntago iri gucamo ndayagarura. Ubwo icyo gihe baraje bagiye kunjyana abanyerondo. Gitifu araza aravuga ati umuntu w'imyaka 10 n'ingahe uramujyanaye? Nta na 16 afite. Ugiye kumufungira he? Arandi aravuga ati ibyabaye njye narabasobanuriye nabo barumva. Yego pe byaye byarengeye ariko ni ya kamereza mu muntu yari yagukoreye niwe muntu mu buzima bwanjye narwanye nawe nta n'undi muntu kuva navuka twarwana usibye. yego arangije abanyerondo ubwo bo ntibahise bumva ko abanyerondo barantimbaguye iryo joro yego ngo narwanye n'umuntu ariko ubwabo ntibumve intandaro. Gitifu niwe wahageze arababwira nti ubabaye ari wowe ufata ikintu cyishyireho ubabaye ari wowe byagenda uti babwira abanyerondo. Barangije ubwo icyo gihe ayo mafaranga azimirira iyo kuko bayankuyemo ari nijoro mu mufuka barayajyana. ubwo abanyerondo barayakwibye muri make. yego Gitifu arababwira ati ubwo ibyabaye bo nk'umuryango mushaka ukuntu muhura mwiyunge cyo kora baraje banyandikisha inyandiko ko nazongera kurwana nawe. Ubwo ndayandika ndanasinya ndongera mpita ngaruka mushiki wanjye arambwira ni igarukire. umubwiye ko n'amafaranga bayakwibye. yego arambwira ati arongera nyorereza itike ndazamuka ngeze nawe muri Kigali baza kumpamagara ngo sinzi imyuga ngo yari kuza ngo bari kwigira ubu. tutarajya aho ngaho kuba mukaso agufata gutyo byaragufashe gutyo byahungabanije umutima ndi kwibona. byaguhungabanije gute ku buryo uri kutwumva nawe menya ngo byarakurangije? Hungabana byanteye njye nari umuntu numvaga ko nshaka kwiga nanabikunze nanikundira ibintu by'umupira mvuga niyo nakwigira mu bintu byo gukina umupira. Ariko ntibyankundira kwiga no gukina umupira ntibyankundira kubera ko kwiga nageze icyo gihe nakabaye niga muri njyewe byaje kugera n'undi nkajya mvuga ati umugani nimba mama yaragiye na mukuru wanjye akaba yaragiye n'ubundi ni ibiraho. yego nyine numva ko byarangiye ibaza ko nakuze buriya nzi ngo nta umwana wese ugeze mu myaka 5 ubwo nguwo nyina aba yaramye. Uranabonaga abantu bahamagara ba nyina nkumva ari ibintu bitabaho bagira ngo wenda ni izina nanjye nkahura n'umuntu wese nkamwita mama ngira ngo ni izina rusange. Noneho n'uwo mugore nawe amenyemo mukaso bajya bambwira ngo mukasko ntarasubirayo. Nje bambwiraga mukasko nkagira ngo wenda n'inyoko uba warapfuye yazuka noneho akaba yitwa mukasko. Ubwo niko nari mbizi. Urabaje ngezeyo nawe numva nyine agukorera ibyo. naho ubwo ndabyakira birangirira iyo no kwiga bivamo ndavuga ni uko nyine nahakundi. yego ariko none se ujye kureba mukaso wumvaga ugiye kureba mama wumvaga nyine ngiye kuko nari nzi ngo iyo nyoko kuko hari ibintu cyane cyane nk'amadini ajya avuga ngo abantu bazazuka. Ubwo ngiye nagiraga ngo arazuka bagahita bamwita izina mukasko. Ubwo ngiye nkagira ngo ni mama wazutse bamwita mukasko kuko barambwiraga aho ruguru mu miduha ngo ubure ngo guca akenge ngo ntabwo uzi ko ngo mukasko yagukurikisha. Ubwo ngiye nkura nzi ngo mukasko ni ibyo nyine. Noneho muye nawe nkoreye ibyo byose no kugenda bansobanurira nyine mukasko icyo ari cyo
noneho bakajya bambwira ngo mukaswe si nyoko. Uko bagenda bansobanura niko nagiye menya amerekezo. Ariko ibyo sinabyubakiraho. Baje ubwo none se aho watangiye kubona ko atari mama koko ni hehe? Njya hano nabiboneye kuko urumva mbere wumvaga ko ari mama wazutse. Yego. Nari ndi kwiga mu wa 5 primaire. Yego. Barambwira nawe akajya afata nk'amafaranga ya papa. Papa yaze yasomye ku nzoga cyangwa se yabika amafaranga mu nzu. Yego. Kubera ko uwo mugore we ntago yize ntazi amerekezo ya telefone ngo yayikoresha. Papa yaba yibagiwe akayashyira nko mu nzu akayatwara akatubeshyira ko ari twebwe. Yego. Noneho papa nawe ati mwabyana mwe nzajya nirirwa nihiringa mbashakira imibereho n'ibiki n'utwo nzanye mutwibe. Ubwo nyine inkoni karisha. Yego. Noneho papa nawe ariko akajya agira amakenga. Rimwe aza kuza uwo mugore aza kuza kwiba 2,000 mu mafaranga y'inka. Papa abaza asanga ntiyuzuye. Ati mukambwira umuntu wayatwaye. Undi ati dore ni Gakuru na Rebero nibo bantu bageze nka kiriya cyumba. Ibaze kuba ugera ku rwego Gera umubyeyi wakubwira ntuzongere kunkandagira mu cyumba. Ari papa wawe bitewe nuko mukase yabateranye. Rero aho ngaho niho nagenderaga mbonera rya jambo bambwira ngo mukaswe si nyoko. Niho hano nagiye mbibonera. Ubwo ngewe nza kuza kubyakira muri nge. Nyine nza kumenya ko koko abatari nyoko. Ntabwo ugeze umuganiriza se nka mukaso wenda mbere yuko atangira kujya gutuka kuri mama, mbere uko ajya kubwira ya magambo nanjye ntasubiramo. Ntabwo wenda mbere wigeze umuganiriza usa n'umwishimo uvuga uti wenda ni mama wazutse koko? Nge ibyo byishimo ntabyize bibaho kuko urumva nageze baje kunkura inaha njya mu ngororero n'ubundi mukuru wanjye byarangiye yapfuye. Yego. Noneho bahita banjyana kundi masenge nawe ahantu bita ku Nganzo. Yego. Ubwo n'ubundi mvayo biri muri saga. Noneho bamasenge nabo n'abantu bagira kamere mbi. Bari kumubwira ni uravaha cyangwa se inzu tuyihirike, ni musaza wacu ntugiye kumugwisha muri gereza umubeshyira ngo niwe wiyiciye umwana n'ibiki byose. Ubwo nabo bavuga ni uravaha. Yego. None ubwo nabwo nza ugira ibitera impande zose uri umwana. Papa afunguriwe niwe waje kuza kunjyana. N'ubundi ubwo mukadata ntabwo yari ahari. Abo bashiki ba papa bari baramumenesha ati umusaza wacu agwa muri gereza nawe ahuza buri tuzaguhiga paka. Yego. Noneho ba nyogosenge bepfiye mu ntara babwiraga nyine mukaso. Ntabwo rero babibwira mukaso. Yego. Bamwira ni hasi hejuru. Yego. Ubwo papa agarutse aje kutujyana kuko ubwo twari batatu. Umukobwa umwe bari baramujyanye kwa nyina wo muri batisimu. Noneho bamasenge babiri nge na mukuru wanjye umwe twari undi n'undi ajyana undi. Ubwo papa agarukiye araza aratujyana. Ubwo mukadata n'ubundi arongera tugarukamo. Ariko akajya ahora atera itiku ngo inuze ngo ngiyo nzu ngibamo ngo umudayimoni wa mama ngo bazayimukuremo. Bitera induru bigize papa aravuga ati okay. Afata isambu yari amaze iminsi aguze mu nzu imwe yarafite hano rwa Rutabura, arayigurisha aragenda agura isambu ize nko muri hegitari 3. Aragenda amwubakiramo inzu aravuga ni ubwo genda ubu kwawe nanjye n'abana banjye tubaye kwacu. Ariko papa nawe akaba ari wa muntu nyine kubera bya bibazo byose byagiye bimwirundiraho n'ibyo bikomera afite muri we. Hari ahagera uwo mugore yamuducomeka we akabyumva. Yego. N'undi barongera barihuza. Aza kuza ubwo mukuru wanjye we byageze aza kuvamo yigira ihuye gupagasa. Noneho na mushiki wanjye nawe yigira mu Bugesera. Yego. Ubwo abari ngiye urusigaramo. Noze ubwo uwo mugore amuncometse
papa ati hasi hejuru. Ni umuntu uvuga ko yavugaga katanywa amata atarajya ukwe. Arangije ubwo amajije kujya ukwe aza kuza mu rugo, nagiye kwahira kuko yagiraga imfunguzo zo mu rugo. Araza afata amata arayanywa. Papa hageze ati kaya mata nari navuze ko ari buguri uri uve kwahira ukayajyana ku muhanda ugahaha ukaza ugateka none. Ubwo icyo gihe bibi nambara birakwitirwa nanone. Yego. Ndamena nka 3:00 z'ijoro. Nkora nk'urugendo rw'ibirometero 2 ngana kwa bakaka. Nagezeyo ubwo ni nyogokuru ubyara mama. Yego. Ababyara papa bo bose baragiye. Yego. Ngezeyo n'umundi wari umuherutse gupfa. Abari unyakira aramwira ni wa mwana we. Ni ibibazo. Yego. Ni nakundi uburi hano. Mushiki wanjye ubwo byari majije kugera muri 2022. Mushiki wanjye za kumbwira ni garuka ntuzubinaha ndaza mbinaha. Noneho papa aza kurwara. Papa agera hatabaza aravuga ni ari umugore me ni njye ubyimenyera byose. Ni ndahaguruka kasena nshoboye kugenda. Ubwo mushiki wanjye aza kumbwira ati wowe manuka ugende ubu uri kumufasha. Yego. Usubira ingororero gufasha mu ngororero. Yego. Noneho ngezeyo tubanaho. Ubwo wa mugore nawe araho. Ariko kuko bamwubakiye iyo nzu ku ruhande yashaka kunzanaho imiguruko. Nkaba nibereye aho mu rugo. Nkavuga ni okay ntibyo ukora ni izawe. Noneho na mukuru wanjye nawe aza gutahuka. Aza mu rugo. Ageze mu rugo hari muri 2023 mo hagati. Duhinga ibi bishyimbo byera mu kwa 12. Ubwo papa nawe kuko mukuru wanjye we ntagajya imbizi na papa mu buzima busanzwe. Papa ubwo ahita yigira kubana n'umugore we hirya kugira ngo ahe umwanya w'urugo. Aravuga ariko akajya n'ubundi akahagira waje kwiryamira ninjoro ku manywa, ariko nyine ubwo akigiririrwa hirya ku mugore. Arangije kuko ikintu yasinye uwe yavuze ko atahungiwe ngagiye kuba ahandi. Yego. Kuko batajya imbizi umenya hari ari za kamere. Kamere ya mukuru wawe n'iya papa wawe byahura akaba ari imiguruko gusa. Yego. Ubona bitakubabaza muri njyewe? Iyo ubona papa atumvikana n'umuvandimwe birambabaza kuba nyine famiye itagira. Ako nanjye ubwanjye hari mba niyumvamo yuko mbonye ubushobozi nareba ukuntu byarangira. Ariko wumva byarangira gute se Rebero? Byarangira uko n'ubundi umuryango ubaye umwe n'ubundi tugahura. Wumva mukaso wamubabarira? Njye kuko njye narahavuye. Ntubana nawe? Nisimbana nawe. N'ubundi turavugana bisanzwe. Mukaso muravugana? Kuko njye bati ikibazo tugiranye njye ubwo kibaye ubwo kirangirira. Njye ikintu kitasibana ku mutima wanjye nayo magambo yo kuri mama yagiye ambwira, nayo ibindi byo byararangiye. Nagira amahirwe kumva kino kiganiro, niba ari umuntu mwene wanyu ariko twumva umuzi numvise atasobanukiye cyane, azamwumvishe kino kiganiro wa mama we uzasabe uyu mwana imbabazi. Waramuhemukiye, wakoze ahadakorwa, uzace bugufi. Burya ababyeyi natwe dusaba imbabazi. Uzace bugufi usabe uyu mwana imbabazi,
wakoze ahantu hadakorwa, ari no kuvuga turi kubireba arababarira, ariko ntabwo icyo kintu kizava ku mutima we. ibyo byo ni ibintu kereka uramutse umusabye imbabazi n'undi muntu twahuraho hanze, yego, ubimbwiye akagutuka kuri mama atanabizi ko utamufite, birakurya. ntabwo kuri njye ubwo nyine mpita mubona mu yindi shusho, mpita nkubona ko uri inyamaswa. Yego, niyo unabimbajeho njyewe nkabigusobanurira pe, ushobora kubimbazaho njye utabizi nkabigusobanurira, ariko iyo ushatse njye nawe iyo tugiranye akabazo ukabizanamo Gerard, muri ayo masegonda akagutuka kwa kundi abajene b'iki gihe batukana kuri ba nyina, biriya byo njye nta n'ikintu bintwara, ariko ukimbwira ugashaka kuzana mama mu bibazo njye nawe turi kumwe, aka ka mwanya nimba ari n'icyuma mfite muri njye nyine mpita numva ari ibintu biteye hejuru. iki kibazo ntabwo wenda nakwiye kukikubaza gutya, uzi impamvu kuki mama mu kinyarwanda avuga ngo akabura ntikaboneka ni nyina w'umuntu, birumvikana kubera iki mama byabaye bibi cyane bigeze aho ngaho muri njyewe, kuki bidakira, kuki bitagabanuka? njyewe ni uko urupfu yagiyemo nduzi, ni uko yatsize n'ubuzima nabayemo nyuma y'uko adahari. mbona abandi bana bari muri mama ibiki, njye ariko ayo mahirwe nayo nagize, rero kuba ntarayagize ariko umuntu akanga nyine bingereka ko ubwo muri we nta mutima, kuko niba umuntu yaragiye agera aho avuga ati mungereke ihuye kugira ngo ntuze, urumva wabonye uko yababaye, kuba ntaronse nk'abandi bana soka ni njye wari ubyanze. rero niyo mpamvu niba tugiranye ikibazo tukigiranye ku bwanjye, rero wowe wishaka kumuzanamo kuko yaragiye byararangiye, sindeze kuzamubona, mureke. kuba imfubyi yo kuri mama, atagira mama byakuriye gute, bikuriye gute rebero? ni ibintu mba numva bigoranye cyane. nk'ubu hari nk'igihe njya numva nk'abakobwa bari kwivugisha ngo ngewe ngo nduta ngo nyina w'umuhungu, nawe uramuruta uzi uko yabayeho, uzi imivukire ye, uzi urugamba yarwanye. ese buriya wowe mukobwa uramutse ubyaye umwana akazagenda akakurutisha abandi bakobwa, muri we byagushimisha? ndakeka ko ari oya. uko bitagushimisha niko na nyina wa muhungu ushaka kagusumbisha nyina, niko nawe biba biri. Yego pe, yego. kandi umukobwa yagenda yacushena akagenda agakomeza uko, nawe ugakomeza uko ukumva ubuzima bwawe nta kibazo kirimo. buriya n'umuhungu ujya wiyahura ngo umukobwa yamwanze, wowe ngo ndamuranga mubona ni wari uhaze, ariko mama wawe naramuka akubwiye ngo ndaguce, njya numva nk'umuhungu ari kuvuga ngo nciye mu muryango, uzi kubaho buriya udakandagira iwanyu. ubwo bajya babafata uko babibonye, ariko muri njye siko mbyumva. kuko nawe muhungu uri kuvuga utyo, nawe hirya y'ejo umukobwa uzabyara uri kurutisha uwo mukobwa nyoko, ariko umuntu uzi umuhungu nawe uzabyara cyangwa se umukobwa uzabyara nagenda akabwira undi musore ngo uruta data, ni ikintu nawe ubwa kitaguha ishusho nziza. ukumbura gute mama wawe? ukumbura gute mama wawe? muri njye kereka kuba wenda
iyo ajya kuba ari ibyashobotse basi wenda niyo aba yaragiye muri iyi myaka ndimo yego ukuze ako nkaba muzi nyine mu buryo buhagije mvuga ni mama gutya na gutya ibi n'ibi ikintu nari muziho cyo kora nabwo nuko nyine babimbwira njye ngahita mbyihera ishusho nuko yari wa muntu kwa kundi nk'umugabo ataha yahaza icupa ari kwivuga iyo yumvaga papa yakinguraga kuri umuryango nawe agahita anyura kuri uriya ubwo agahita yikomereza akirarira mu nsina yari umuntu uhora ucecetse yangaga amakimbirane mbese yego yari umuntu uhora ucecetse utavuga nk'ubu ikintu kimara agahinda muri njyewe nkumva ndaruhutse sinzi nubwo rwose abantu njya numva ndi kuzicuranga bakambwira ngo barazifungira niba hari n'umuntu w'umuyobozi uzareba iki kiganiro ubisobanukiwe neza azatubwire ngo indirimbo z'icyunamo umva zikuruhura cyane nkumva ndatekanye ntabwo bayifungira barakubeshye ngo iyo tutari mu cyunamo ngo barabifungira yego ariko ngiyo ndi kuzicuranga cyane cyane nk'indirimbo za Munyashoza ubwo ni ubwa kabiri umuvuzi yego ni indirimbo nkumva muri njye kuki se wumva uzikunda nyine ko zivuga agahinda kuki ukunda iby'agahinda njye rero mba numva aribwo ntekanye kuko bitewe n'uko niberaho cyangwa se hari n'igihe mba niyicariye cyangwa se ndyamye n'abahungu tubana bakambwira ngo nsinzirana agahinda ngo ni iki ngo rimwe ngo uzashiduka napfuye ariko ngiye nkumva muri ngiye nta kibazo mfite kuko nk'ubu ngubu yego pe n'izindi ndirimbo ndazumva ariko nka handi mba numva nyine ndi ahantu hatuje hacecetse wumva kwimvira iz'icyunamo niyumvira indirimbo z'icyunamo mba numva nyine nsa nkaho hari undi muntu turi kumwe kuko nyine mba numva babandi bahuye na bya bibazo uko babashije kubivamo nanjye bihita binyereka ko ibyo bibazo ndimo kubivamo bishoboka niyo mpamvu ubwo muri wowe se ahubwo ntabwo uba ushaka kubana na ka gahinda kawe kandi njye numva ahubwo aribwo nyine ndi neza iyo wumva indirimbo z'agahinda z'icyunamo wumva aribwo nk'ubu na mukanya hariya kuko nari njyenyine nizo yandi kwiyumvira iz'icyunamo ubu narebyemo hano indirimbo mfiteho za bano bahanzi bari aho ni iza Yamano nabwo ziraziyahereyeho iza mbere zifite nyine icyo ndumvamo nkumva ko kiri kunkurura bakiri icyizere nibwo mba numva ngewe izindi zo nazumva ndi kumwe nyine n'abandi bantu benshi nabo bari aho bajagaraye ubwo nyine kuko njye aho ndi ubwo nisanga muri urwo rugero ubwo niho mpita nzamukira naba ndi njyenyine ubwo nkagufatira aho ngaho ugafatira aho ngaho nkumva kandi ndakomeye nibwo akazi kanjye ndi kugakora kakagenda iyo uryamye se wumva nk'indirimbo nk'izo cyangwa uri wenyine wumva indirimbo nk'izo ntabwo wenda bituma utekereza wenda mama wenda nanjye yumva mufite ntibituma ujya aho ngaho ukumva nibyo byaguherana oya kuko njyewe nyine bihita binyumvisha ko nk'aba bana barokotse ko bakiriho ba mama baba batariho kuki njye ntabaho mpita numva ko nanjye rero ariko nanjye nkiriho ni sawa cyane ako kantu ni sawa gusa umuhanga uri kutwumva mu by'imitekerereze azafate nimero yakuganirize kuri icyo kintu hari icyo biba bishatse kuvuga twebwe tuba tutazi tutafite ubwo buhanga mu by'imitekerereze ya muntu yego hari ubwo ushaka kwibwira ngo nizo zituma duhuka ariko mu by'ukuri ahubwo mu mutwe hari ikibura mu mutima hari ikibura wenda ubura rwa rukundo rw'umubyeyi wenda ari byo wibaza wenda wumva ifite irungu nabyo birashoboka wenda wumva ushaka guhobera ibyo bintu wenda birashoboka uwo muhanga azafata nimero yakuganirize rero ubanye gute n'abavandimwe bawe bo kwa Mukaso
ubu nyine nta bantu nyine mbese ukuntu atajya kubahora ibintu nyina akora reka kuko si bo babikora nk'uko icyaha cy'undi muntu nta wakizira njye rero niko mbibara ubanira neza kuko nk'ubu ngiye kumanuka mfite amafaranga yanjye urwo rukweto sinarunyuraho rumukwiye ngo ndusige nubwo bose mama wabo bajya bambwira ngo ngaravuga ngo nizo niba ariko ngewe wazibasa ukazibazanira iby'ikibazo ni iki 1 2 3 ariko kuko ngewe mba nzi nyine inzira byanyuzemo kandi nkaba nsanzwe muzi nta kibazo kuri uricecekera baragukunda cyane pe ntose nk'ubu ngubu iyo bafashe telefone ya papa bamamagara tuzaza kudusura ryari kandi ugasanga ni nawe wahamagara cyane ubwo cyane yego pe ni bangahe ni 4 yego muri 2023 mukuru wanjye nawe amaje kuza kuba mu rugo yarahageze bya bindi by'abasore ubwo ntabwo yari akibihuye byari byarageze aho aza hano i Kanombe ku Gasaraba hariya neza hari umuntu yahakoreraga muri alimentation akora delivery noneho aza kuza kuhahurira n'umukobwa yego noneho ageze mu rugo bapanga ku bana aravuga ati mbo papa inzu ntayibamo harimo murumuna wanjye n'ibiki ubwo ahageze duhingana ibishyimbo byera mu kwa 12 ahari noneho babihinganye tubihinganye nako ari kuri Noheli n'uwo mukobwa bakundanaga yari yaratashye iwabo ni ahantu bita ku Kabaya ka Ngororero ugana Nyabihu yego we n'undi muhungu bita Ishimwe baza kujya kubasura hakaba hari ahantu nari maze iminsi nkora ikiyede umuhungu bita Mwizerwa icyo gihe bari baduhembye ari ku bunani noneho baduhemba ari nimugoroba mukuru wanjye nawe amafaranga yari afite icyo gihe yari yayahahishije ku manywa asiga netse none mugoroba aje asanga mu 7,000 baduhembye kuko ku munsi twakoreraga 1,000 nge n'abandi bahungu babiri umwe bita Tuyizere n'uwo bita Graciane turi kumwe byari byana mu cyaro turi kunywa inzoga yego arangije abaramfashe ubwo like baraje nabo turasangira yego nyura 5,000 ubwo twakonsomye 2 na yabo bandi twari turi kumwe turataha tugeze mu rugo niba ari ingufuri yari yayisize niba ariko yari yayisize nta mbizi aho ku bishyimbo asanga ingufuri yafunguwe noneho aho kugira ngo atekereze kabiri ba bantu bagira mu bwonko bworoshye za nzoga yanyweye nawe ziramuzamura ubwo abashatse ko dusamutana ashatse ko mu Rwanda mukuru wawe yego ariko we bisa nkaho yari abifite mu mugambi kuko ukuntu yahise anyihuraho nta atabanje no kumbaza n'iki kumva ko wamupfiki nanjye nkibaza n'ibikubabaza nyine ni nkabireba nkavuga ni like ntatekereje kabiri ntagize te ese ibishyimbo winjiye usanga byadashye ubwo yenyiyuye ashaka kumfata ngo turwane turahangana undi mugabo utuye hirya yo mu rugo bita Bizimungu we n'uwo muhungu w'Ishimwe wari wajyanye n'uwo mukuru wanjye baraza banyiza nawe Bizimungu aramwira ati ngwino wirarire mu rugo hari ibigori bigeze munsi y'urugo imvura iri kugwa irayukuboza kwa 12 umuhungu arambwira ati biriya bishyimbo byadashywa ati nutabizana ndagutema
cyangwa se mwishyurire bagufunge. Tukanise kuko wa muntu we mara icyumweru byabaye namaze iminsi 4 kuri uwo mupapa Bizimungu, ariko ku manywa nkaba niyirukanyira gutyo mu misozi kwepana n'abantu kuko ngo bamwe yari bwaraki yarabishyura. Okay, reka tuvuge nkubaze iki kibazo, sibyo? Iki kiganiro turimo turashaka washatse kuvuga ngo ibyambayeho nifuza ko bitazaba kundi muntu. Nk'iyo wumva gutyo ugirana amakimbirane na mwene so, mwene nyoko, nk'uko wumva bikurya gute, bikubabaza gute kandi ari umuntu ngakwiye gusangira ikibi n'icyiza? Njyewe ukuntu bimbabaza nyine ndareba nkibaza umuntu muvukana buriya bwo mwagirana ikibazo nimwareba n'ukuntu mu kiganiraho kikarangirira iyo. Kuko najya mbona indi miryango bo iyo bagiranye akabazo undi ubwo bahita babwira umuryango wose, nk'aho hantu twari dutuye uwo muryango ko uwababizimungu, niyo umwe bamufashe niyo bamufatira mu ikosa ku wundi muntu bo ubwabo bahita bahamagarana bagaterana bakavuga ni ese ko bimugendekeye uko bari gusaba iki tugikore, bo bikarangira. Ako ngiye mbabazwa n'ukuntu baba bashaka ko umuryango uzamo ibice. Nyine nkaba numva ari ibintu bitagakwiye kubaho, bitagakwiye. Papa umukunda gute ko numvise ukunda umurwanaho cyane? Kumukunda njye ari byo nakubwiye, njye niyo yanyanga bimeze ute bavuga ngo nkuciye mu muryango muri njyewe ariko ntibyabaye, urumva? Nta wundi muntu sazi ngizi nabona nita papa, niyo nari mwita nta amaraso mfite na ya papa wambyaye, ntago mfite ay'uwo muntu wundi wo hanze pe. Niyo mpamvu rero njyewe ubwo umuntu duhuriye ku maraso icyo yakora cyose ngo ntandukane nawe aribeshya pe. Muri kumwe, turi kumwe, kerekana niyipfira ako mu gihe tarapfa njye nzamwizirikaho paka, kuko nta wundi muntu, niba uri mukuru wanjye nta wundi muntu nzabona mukuru wanjye, niba uri mushiki wanjye nta wundi muntu nzabona uzaba mushiki wanjye. Niyo mpamvu rero njye nimba ubwo bibaye ngo njye ndwana buryo ki bya bibazo njye nawe twagiranye njye birarangira, kuko nta wundi muntu nzabona uzaza mu kimbo cyawe. Cyane rwose. Kunze ukuntu uganira natangiye kubikubwira tugitangira n'ubu ndacyabikubwira. Yego uba wifuza? Mba nifuza ko umuryango nk'ubu mushiki wanjye mukuru yarahiye ko adateze kuzagera mu ngororero umukada atakiriho. Ni nk'ubu kuva ubwo 2009 siwe nawe amaje kuhagera, yarababaje yaratubabaje. Yego amaje kuhagera rimwe nawe. Numva no kubabaza cyane. Kandi nabwo yahageze agiye gusura ba nyogokuru, amaze imyaka igera muri 10 n'ingahe atarongera kugerayo. Nicyo nacyo ni ikintu kimbabaza, kuba nyine hari umuntu wumva ko muri we adateze kuzasubira iwabo kubera umuntu uzana ibintu by'ibice mu muryango. Nibura se papa agerageza kumusura papa se mu muryango aho yashatse? Kuko we akenshi ajyaza nka hano nko kureba abapanga ibe hano ruguru mu mazu ya papa. Barahura. Ako yaramubwiye ntabwo nzaza. Nese ntabwo papa mumubwira umuti muka data bura rero ukona fromi papa. Yego, kugira uzamwinjizemo ikintu kitamurimo. Hehe bura ni umuntu warahiye kadateze kuzasezerana bitewe n'ibyo abona ngo abandi bagabo bakorerwa ngo basezeranye. Niyo wa muroguti ubwo nuko yagize ibikomere. Yakunda kumva ibikomere by'umuntu. Yego, ntibishoboka kuri njye. Bo ubwo uwo mukuru wanjye njye nawe
twagiranye amakimbirane icyo kibazo yego warabikomeza njye nzi ngo ni ibintu byahoze cyokora buriya hari abantu nanone babyaye ariko bamenya ko babyaye umumama w'uwo mugabo bita Bizimungu igihe cyose nagiye nyura mu bibazo ubwo njyewe iyo ngiranye n'umuntu ikibazo kuko bitewe n'ukuntu muzi mpita ngerageza buryo kimuva imbere kuko papa niba mugiranye ikibazo muhunge nk'iminsi 2 ube wibereye aho ubwo uwo Florence akaba ari wa muntu wazaga ku manywa yahishe ibiryo mu gitenge aha mbonye akabima ndi kwirukanka muri iyo misozi atari umuntu wambyaye ari umuturanyi gutyo bakavuga ati sinabanye na nyoko naba ariko ntuzapfe nkiriho ninjoro ubwo nkagenda nkinjira mu nzu bwihishwa nkaryama kuko nanone papa bimenye ko wacumbikiye umwana we ahita akubwira ko ari iyo mugiranye ikibazo ahita avuga ko ari we umwohereza abana oya nibyo n'ubundi yego ariko hoya ntago aba ari ibyo nese nk'uwo muturanyi avuze nti pu nibaswa kwanze genda ugwiyo oya ku rundi ruhande papa nafite impamvu aravuga ati kuki utanyohereje umwana ngo umuhane ariko nawe ubizi ko yaguhana nabi yego kuko nawe mu gihe agifite umujinya iyo agiye kugukubita urushyi ntareba ngo ndarukubita mu maso rurafataye ubwo ararukubita nyine niba ari inkoni iyo ayikubise aho irafata ubwo aba ari uko apfa kuba afite umujinya we gusa ubwo aba ari uko rero kuko uwo mumama muzi we akavuga ati oya yego ubwo amakimbirane se yaje gushyira hagati yawe na mukuru wawe byararangiye kuko byararangiye uyu munsi murahuza turahuza bati nge nawe iyo utari umuntu ushatse kuremereza ibibazo ubwo bibereye aho birangiriye aho dukomeze ubuzima dukomezanye n'igihe aho kigeze yego noneho ubwo muri icyo gihe we yaragiye yishyura abantu ngo uzamfata nashaka azangobanye uriko yego ubwo uwo mumama aza kubimbwira abantu bamwe bakajya bagera hano mu kuvuga ngo niba mfata bazangobanye ubwo bakirengagiza ko uri umuvandimwe kandi ko nibangobanya y'amafaranga yo kumvuza cyangwa se nunapfa azasigarana agahinda niyo atagasigarana uwe ariko hari ikizava ku mutungo yego hari ikizava ku mutungo bagiye kugushyira ibyo ngibyo akabyirengagiza niba hari abantu bumva ko wenda kubaho muri iyi si bonyine hari ikintu bizabamarira sinzi cyokora abo bantu umwe yageraga hano wagira imana yabaga yankoreyemo yageraga hano ubwo nanjye nkahita nguruka ubwo bakamubwira ni arenze muri mana yageraga imugana bamubwira arenze muri mana akagera muri mana nari ku nganzo yagera ku nganzo ni yagiye ari uko nibereyeho iminsi 4 igeraho ishira noneho hari kuwa kabiri bagiye mu nteko ngo agiye kunsabira icyangombwa ngo cyo kunkirira abanyerondo hari abayobozi nabo bamwe navuga ngo bagira inda zitari nziza yego bibaho ngabona umuntu arakwishyura ngo gambanira runaka ngo mukorere icyangombwa ngafungwa ndafungwa se ko ntakwibye ko ntagize ne cyo kuranda ngiye ikosa nakoraga ku manywa nanjye najyaga mu bigori kuko urumva kwirirwa gutyo mu kirere mwarahinze mwagize mute ubwo nkaca nk'ibigori nkabingaye nkagenda nkareba nk'ahantu ibino bacana mu ntuze mu cyaro biti by'ibiyorero nkagenda nkabishyiramo ubwo nkabacunganwa no ku musozi ko nta muntu n'umwe niriraga ko hari umuntu unyegera usibye uwo mumama Florence wenyine niwe naho undi wese yego byageze aho mera muri gihe nkaho nabaye nk'inyamaswa ku buryo wanyegera nanafite ikintu uvuga ni aho kugira ngo njyane yego ndakigutera n'ubundi bamfungire rimwe yego noneho
icyo gihe aramanuka imvura iri kugwa, aragenda bagiye mu nteko, uwo mu Florence ahita abimenya kubera ko barabibabwiye inteko ikirimo. yego mu bari burari rondo uwo mugabo Bizimungu yari arimo. Ahita abibwira umugore we ntirebero bamukoreye inuze yuko agomba ngo kujyanwa ahantu bafungira ngo ku Kabaya. Bakujyana ku Kabaya ngo kuri sitasiyo ya polisi. yego ubwo ngo bagukomezanya bakujyana uruguru niba ari mu Ruhengeri ku Gisenyi. uwo Florence ariyemeza yitwikira umutaka. Numvaga nshonje bya danje, njya ku gikoni cyo ku kigo, kuvuga ni ndebe ko wenda kuko harimo abantu bakoraga tuziranye, ndebe ko hari uwo wenda nabwira mfite desa mu mufuka ni wenda nzimukubite anyihere ku biryo. Arangije uwo Florence arambona ari kumanuka mu ishyamba agiye kundeba amahano nakundaga kuba nicaye. Aba yambonye arambwira nti ngwino hano, ni gerageza buryo ki utoroka, ni kuko nibatakwica ni urafungwa. Nahise ngenda, hari byamaje kugera 11:30. ndavuga ni ahantu mfite ho guhungira bataramenya ni hamwe ahantu bitinya bino ni muri Muhanga. Aho hantu ni hafi y'umurenge wa Nyabino, ni ahantu bajya bita hose ni muri Ndiza. ni muri Ndiza hose. ubwo nyenda ndavuga ni niho hantu mfite ho guhunga. Urahunga ujyayo? Naramanutse ndavuga ni hasi kuruzi kuva batega bahotora ntago njyayo. Iri joro ndamanuka inyigigera kwa bamasenge ubutuye hano bita ku Nganzo. Ndabimubwira, ndambwira ni mwana naho ibintu biragoranye, ni weho ntigendere, ni nushaka uzapfiriyo, ariko ntumvishe ngo amaraso yawe yamenetse kuri Mara. yego ubwo umuhungu akajya ambwira ngo agenda ngo muhangane. Ndajya guhangana n'umuntu muri rwego. mfite izihe imbaraga zo kujya guhangana n'umuntu? Ndamureka, uwo sinamwumvira, numva ibya wa mu mama. ubwo bwarakeye 11:00 ndahaguruka, byari maje kugera 12:00 ndahaguruka ngana mu Ndiza. Noneho nza kubona mubyara wanjye wiga hano bitinya Gasamu. Ndavuga ni mwiyereka azabyumva ko nagiye, atabwira ni nyamara twahuriye aha naha bamenye agace ndimo. Ndiyemeza mugenda runono paka ageze ku ishuri. ubwo naye mba ndambutse ndagenda ngiyo muri Ndiza. Reba ahantu ukoresha urugendo rw'amasaha 4. Ako ndiyemeza ndarugenda njyayo. ubwo byabaye ku itariki 3, nako ku itariki ya mbere nibwo nge nawe twakimbiranye. Ku itariki 4 ndatoroka ngiyo ku Nganzo kuresha njya hejuru inyabinoni kwa ruguhunga neza neza. yego ubwo ngenda nagiye kubera ko n'ubukene byose ari nawe wari umaze iminsi avuye. Umuntu uzafite utwenda cyo kora namwibye ipantaro n'umupira. Nanjye mfata agakapu nshyiramo twa tundi twaboze abari two mu ngano. Ngezeyo abo babyeyi bo nta n'ikintu bigeze babimbazaho. Naragiye niberaho, ahubwo wari ubizi ni umwana wabo umwe bita niyo twizera w'umuhungu. yego niwe nabibwiyeho, abandi barabihorera. Noneho bakajya bambwira ni se ntuzajya gusura mu rugo ryari? Nkahagaraniye nzabitekerezaho. Ndagenda mamara amezi 4. Noneho hari ku itariki 5 uwo muhungu niwe twizera
undi mukobwa bari baturanye bita Delphine wabaga mu Ruhengeri aramuhamagara ni kantu nkora bambwe ngo nshaka umuhungu tuziranye aze gukora hano mu nkoko ni ntago waza niyo twizeranye ndabaza mu rugo ajya mu byo gutinda arangije muri we umva ukuntu hari n'ababyeyi umugani byandi bavuga ngo irya mukuru ratinda ariko nirihera bandangiraga akazi uwo mupapa nabagaho akambwira nuramenye n'uwo muntu ukakurangiye ninde n'uwo mu cyerekezo nturamenye ntugiye kuzagenda n'imodoka ikakugonga wari waramubwiye inkuru yose we ntabwo yari abizi yego we yari azi ko nyine ari kwakwibara ari ya mibanire y'abana yego arambuza aravuga ati oya arambwira ni iriya nka jya uyahirira nizajya ibyara inyana izajya ibyara njye nawe tuzajya tuyigabana ariko were kujya gupagasa ngo ni runaka kurangiye akazi nibi byihorere haryo uwo yari umugabo wa nyogosenge ni umuntu nawe wiyo gutyo gusa mu kirere nuko yego rwose ariyo mpamvu nakubwiye ni njye sineze kuzafasha umuntu mvuga ngo muzaha cyangwa iki cyangwa se ngo mfite iki uko ndi nuko kuko nanjye ubuzima bwanjye bwanyuze mu maboko ya benshi batanzi batagize uti mutafite n'icyo mupfana yego nuko rero umugabo ubwo ntabimbujije gutyo ubwo nigumiraho ubwo nambutse ku itariki 5 ku itariki 9 ku itariki 7 uwo niyo twizeraza kubwira uwo Delphine nise nirebero uwo niyo twizera ambwiye ni ko ari ahantu hari akazi k'ibihumbi 10 ni wakajyaho ambwira ni nakajyaho mbibwiye wa mupapa arambwira ninde ni Delphine ni ugiye kukandangira ni wowe nabyemera nawe barabanza baravugana amubwira byose aranamubwira ni okay nta kuko wakajyaho ndangije mba ndagiye ku itariki 9 nibwo nazamutse njya mu Ruhengeri n'ubundi ubwo ndacyari na twenda twanjye tubiri ngeze mu Ruhengeri kuko bo bari bagiye ku kazi bakajya babona mpora mu ipantaro ubwo nagezeho kakandi kazi makaba ariko njya mporamo bakambaza nise kudahindura imyenda nkababwira ni nuko ari imyenda isa nyine nkanga kwirabura isabukane yego nkagarana nuko ari imyenda isa kuko ntabageraga mu cyumba cyanjye niberaga ni igipangu kimwe ariko harimo ahantu inkoko ziba nahagana epfo ariho ngiye nibera ari nawe uyikigeramo reka twihute utubwire ko amakimbirane na mukuru wawe yaje gushira ubwo ngewe aho ngaho ariho nakubwiye ni twari tumaranye imyaka 2 n'igice tubana nibyavuba dore mvuye ejo bundi nta n'ukwezi kuri kwashira mvuye kandi abanyeshuri ndumva baratashye maze iminsi 3 mavuye ako nabwo kuvayo sa makimbirane siki ahubwo nuko kubera ko ninjiye mu bintu bya sinema navuze ni kanze kubinaha ndebe ko ibyanjye byagira akabaraga bikazamuka kuko ariho hasa nkaho hafite ingufu kurusha mu Ruhengeri yego nuri ko twumva gutera inkunga rwose ugeze ahanga gutera inkunga ujye muri sinema neza yego ubwo turaza kwiga ubwo naramanutse ubwo ngewe nyiraho mu Ruhengeri naramanukaga ubwa mbere naramanutse ngeze mu rugo baje no kumamagara nkiri mu Ruhengeri barambwira bati mukuru wawe yashatse umugore yamushakiye ati muri yanzu mwabagamo tuvugana ubwo nuko yanzu ya papa yego papa nawe bigeze arababwira ni twosha manene buri we ni warapagashije mu byo wapagashe kutubatse baragenda barakodesha bamaje kubona mikoro baraza baha ikibanza barubaka papa baha ikibanza yego ariko ubwo ngiye mu kumanuka kwanjye naramanukaga burando umuntu iyo nagiye iyo mu ngororero nyine mvuga ni niho ngiye niyo namarayo icyumweru
ndinda nzamuka ntariye ntawe wizera kuko kumwizera namwizera ariko ku mutima karanga kakagaruka yarangambaniye ashaka kunyicisha yego nkavuga ni oya no kwa mukuru wawe wapi noneho uwo muka data we ibyo yankoreye n'indengakamere cyane nkavuga ni oya ubwo nuko cyo kora icyo nkora iyo ngiye mfite nyine nk'ubushobozi buhagije nk'ubu mushiki wanjye nawe niho yashakiye niho asigaye aba uwo navuga ko ari nk'aho ari we muto mushiki wacu muto n'uwo mukuru wanjye niho baba ariko bari aho hafi kugira ngo nticwa n'inzara njye ubwanjye mfata amafaranga nkahaha niba ari n'inzoga tukayizana twese tukarira hamwe hahandi umuryango wose yaba uwo kwa mukuru wanjye uwo kwa mushiki wanjye ndetse no kwa papa ku buryo nyine haramutse hari n'ikirimo mwese mugendera namenya aho biri umukumbwira ngo ufata ibiryo hariya urye numva ko byapfuye ariko kuri njyewe muri uko gupfa gutyo siko biguma muri njye muri njyewe nuko wenda mba ndi kwirwanira urwo rugamba birumvikana n'ubundi Bibiliya avuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe reka maze nkubaze mukuru wawe urumva ko byaje guhoshwa ndi kubyumva bihosha kubera ko wamaze imyaka myinshi udahari n'ubu ngubu ni umuntu umamagara akantu kajemo nuko buriya nta muntu mu muryango wacu muri famiye ushobora kuba yahamagara undi ngo nguza niba ufite ikibazo urambwira niba ari ibyo bitanu mfiteho ubwo ndabiguha nanjye undi hirya y'ejo kuko sinzi ngo buzirangezehe none se wenda mukuru wawe ntabwo yagusabye imbabazi kubw'icyo kintu ariko nawe nyine nk'iyamaje kuyagira icupa ryajya amamagara akambwira ni wowe warakize n'ibiki ni gusa n'ubwo bwose twahanganye ni abari ibibazo no kutamenya urumva ko ntako batakubwiye abayasabye imbabazi mu cyayenge ariko njye ubwo nyine njye namubariye oya nibyo uzamubarire amaraso ye nk'uko wabivuze ni amaraso yawe umuvandimwe wawe ni umuvandimwe kuko ntago nzazamure n'umuntu hano mu muhanda mpita mubwira ngo mukuru wanjye nawe ntanabikubwira ariko ntago uzaza ngo uhindukire ube mwene mama duturuka mu ndimwe niyo mpamvu rero njye ubwo akaje njye narabyakiye muri ubwo ni uko aremye nanjye ubwo uko ndemye ni uko yego reka tugane ku musozo yego ukomere ku bw'ibyo waciyemo ku bw'urwo rugamba uri kurwana narwo uyu munsi uri he uri gukora iki uyu munsi ndi kuba hano Kimisagara ruguru yo kwa Masera nyibanira n'undi n'abandi bahungu babiri dukorana ahantu mu ibagiro riri haranya Bugogo yego wumva mu mutima wese umeze gute ukora iki ukora mu ibagiro dukora mu ibagiro mu bintu byo gutwaza abakiriya yego wumva mu mutima umeze gute hejuru y'ibyo byose waciyemo muri njye rero usibye banumva nta birenze kereka nyine nk'iyo hajemo ibintu byo kubyibuka banumva nta kigoranye kirimo kuko mba nitekerereza ku bya bizinesi ndi gutekerezaho nafunguye ngo ndebe ko zazamuka bizinesi ubwo wafunguye ni izihe naguze YouTube channel ndi gukoreraho ibintu bya komedi ubwo kuko ibi nsaba amafaranga buri gihe nibyo mba ndi kwitekereza ndwana nuko nabona ayo mafaranga kugira ngo ndebe ko hari aho bizagera YouTube channel yitwa gute yitwa Munyakazi Empire ya kucyo yise Munyakazi nkuko nabikubwiye nge agace ngezemo bitewe n'imibanire yanjye n'abantu bo ubwabo niho banyitira izina nayitangije nyiri mu Ruhengeri
no abanyaruhengeri bitewe nyine nuko bitewe nuko babona imikorere yanjye bati ni Munyakazi bo banyita Munyakazi none namaje kuyigura nabwo barambwira ni harya ukina witwa nde ndababwira nitwa Rebero barambwira nuzakireho akantu ka Munyakazi ubwo cano tuyihindurira izina tuyita Munyakazi Empire nanjye ubwo nkomeza gukina nitwa Munyakazi. Yego nuko Rebero we karame abantu bajya kuri YouTube channel yawe banagutera inkunga ujye ushyiraho ibintu byiza ku buryo bajya babireba sibyo turaza natwe kwipininga hasi uzayima uzambwira Munyakazi Empire nanjye ndayishaka ndayireba sibyo nabo impamvu nakubazaga gutyo nabonye ufite agahinda muri wowe bitewe n'ibyo waciyemo bitewe na mama ariko nanone ugakunda umupira mbwiye ko ngo bajya kwita Rugaju Rigani ni umusore nawe navuga ngo wabaye urugero rwiza ku bantu benshi bakunda umupira ibyo ababinyise tukiga muri primaire aho kuri Mara niho babinyitiye kubera ko ku kigo bagira ibintu by'amakuru. Yego warayavugaga noneho abanyeshuri baho abari byo banyitiraho bahita bambwira ni wowe uri Rugaju yarataramenyekana cyane ariko hakaba hari umuhungu twiganaga bita Mugisha niwe wabinyise aravuga ni two kubitinda icyo nashaka kuvuga ndavuga nti hejuru y'ibyo byose uri umupira kumva uraryohewe nibyo kumara kugahinda n'izo stress zose wenda kuko ntagize amahirwe yo kuba nawukina yego ndawureba nkanawumva kuko naje kuza kugira ikibazo cy'akaguru naje kuza kurwara akaguru biba ngombwa ko nyine birangira iby'umupira kuko na siporo nagiye kwa muganga bambwira ko na siporo ntemerewe kuba nazikora kuko niyo nkoze urugendo rurerure n'amaguru karabyimba barambwira ati uzabireke no kwirukanka no kugira ute ubwo cyangwa kwikorera ibintu biremereye ubireke kubera bitazagira ikibazo. Yego ariko nk'iyo nicaye nyine ariko nge komera shiti yanjye komera nta kibazo none nk'ubu ngubu nkanjye wenda nk'urwego ngezemo nk'ubu hari abana bamwe tujya twiganirira byumva agatambwira ati nari narihebeye ubusa icyizere kiracyari cyo kubaho ni nanjye ukamukomeza inkuru yawe ikamukomeza cyane ni naho dusoreje. Yego aho Gerard nk'ubu hari nk'igihe umuhungu atandukana n'umukobwa ugasanga umwana anyura hariya ati hasi hejuru ariko nk'umukobwa mu buzima bwanjye nagerageje kuba nyine kwiyumvamo n'ubwo bwose nyine byarangiye yakomeje ukwe ariko nawe ubwe yaragiye nyuma arangarukira agera aho amamagara ambwira ibibazo bye ageze ku rwego rwo kwiyahura bitewe n'ibyo yari yahuye nabyo ariko tuganira umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu arambwira ni burya ibyo narengiyemo sinzi amerekezo yabyo. Yego ukamuhumuriza gutyo kandi bigakunda cyane. Imana guha impano rero hari na benshi bajya bampamagara kuri telefone tukaganira tutari tuziranye nkajya kubona nkabona umuntu arampamagaye twakwiganirira yambwira nko ku kibazo cye twakivuganaho tukambwira ni yego cyane ni byiza ufite impano ikomeye cyane waciye mu bikomeye nakunze ko bitagukomerekeje ngo bitume wibagirwa uwawe bitume wibagirwa abawe kabone n'ubwo wahemukiwe n'uwo mukaso ntibikuza gufata umwanya ngo ujye iwanyu. Mushiki we niba uri kumva kino kiganiro ageze hano we nawe akuremo isomo avuga ati reka njye kureba data
data nubwo wenda ntemera ko gutya ni data, ntabwo uzabona udugusimbura umusimbura ntawe cyane. ba petit frere bashiki bawe bato bo kwa mukaso ni ba petit frere cyane, ni bashiki bawe. Kuba bitwa bashiki bawe ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye. Rero reka dusoze inshuti bavandimwe bakunzi ba inkuru yanjye. Uyu munsi twaganiriye n'uyu musore Alexis, ureba umuntu agitangiye ukamwumva uzi kuganira, icyo ni icya mbere, ariko ufite n'icyo kuvuga, afite ibyo waciyemo, ufite agahinda kari muri wowe, ariko nizere ko kuba ukavuze uyu munsi kagende, sibyo? Ufata icyemezo uvuga uti ndabizi ko mfite ibinsikamiye, ndabizi ko mfasha abarumuna banjye. Uwo mubyeyi ati nibyo yibye, it's okay, warabyakiriye, ariko uvuga uti no, nta muntu n'umwe ugomba kugira gute kwangiza ubuzima bwanjye, amarangamutima yanjye, sibyo? Umuntu uvuga kuri mama uzayimubwire, ibi ni n'uwo mukaso, uzamubwira uti warambabaje, wavuze kuri mama, ubimubwiye mu buryo butuje nk'uko wavuze kuri mama, narakubabara, ariko icyo kintu cyananiye kukikubabarira, ubimubwiye atasinze, nawe utasinze, nawe utanyweye, sibyo? mu biganireho bishire, ubanza ubisasire kuko umuzi, numvise uza abantu, ubamenya, uzi ko yakwitwara ko ndabizi ko uyu yarwana kagende, urumva? Ubanza ubisasire uti nifuza ko njye nawe tubana neza, sinangombwa reka ko abantu bose mubana, sibyo? ariko mushobora kubana amahoro, sibyo? habe umubyeyi w'inshuti yawe ariko akaba ari aho, ntacyo mupfa, atazongera gukora hahandi habi, handi hadakorwa, sibyo? iyo utabwiye umuntu hari ubwo nyine akomeza kumva ari ibisanzwe, yakututse kuri mama wawe yumva n'ibisanzwe kuko ntibimuriho biri aho ngaho, ariko kuri wowe birakwica, bikamara imyaka myinshi bigushyize hasi, biremereye. Rero turasoje inshuti muvandimwe no kuvuga byinshi, murebe uyu muhungu wanyu, mumufate neza, mumugire inama, mumuganirize, ntimumuture ibibazo babandi mufite ibibazo, ndabizi ko mugiye kumuganiza, we wayivuyemo gute, nawe buriya arakomeretsa cyangwa afite ibikomere nubwo atabyemera, uretse gato, uretse niko byumva, ariko hari ukuntu nyine umuntu akomeje kugutura ibibazo byinshi, ugireho ukiyibagirwa, ariko nyuma bikagushegesha, sibyo? Reka tubwire abantu bafata nimero zawe baza kuganiriza, by'umwihariko abazi kuganira kuri ibyo ngibyo, banagufasha kugira ngo uzamure n'izo mpano zawe, ubona ko kazi keza, kuko uwo dufasha burya ni wa muntu nanone ushobora kuba yafasha n'abandi. Turi kumva umujyi urimo, umuntu ushobora kwibuka umuryango wawe, even if kabone n'ubwo waba urimo ibikomere, waba ugukomeretsa, ariko uti ni papa, ni murumuna wanjye, ni mukuru wanjye, ukamubaho, sibyo? vuga nimero telefone yawe, umuntu uzakumva rwose ugeze aha ngaha avuga ati uyu musore ndamufasha. Nimero yanjye, yego, umuntu ashobora kuba yanyandikira kuri WhatsApp ni 0722 15 84 963. Urakoze. Iyo niyo nimero iba WhatsApp, ariko n'umuntu ushaka kumamagara bisanzwe yayimamagaraho, ariko hakaba hari hiyindi nuko yo nayihuje n'ibyo bintu bya channel bibigize. Iyo se utubwiye ntihagije, iyo ntuyihamagaraho, nyihamagaraho no kuri WhatsApp, ariko hari nk'igihe nk'ukuntu umuntu ajya kwera ko yo ari ama message bahora bohereza buri kanya, yo ntabwo njya nyasoma, ariko hari nk'ukuntu umuntu aba yifite gatusha akandika ubutumwa bugufi, yego, akabinyuza nko kuri MTN ya 079 57 51 58 Urakoze cyane Rebero kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye. Njye nakunze kuganira, nakunze n'imitekerereze yawe, nibikubwira bigufashe ko ubizamura, uvuga uti kuba umuntu mwiza ntabwo byica, kuba umuntu mwiza no guca bugufi ukavuga ngo ndajya kurwana n'uriya se
binyungura iki? Ndajya kumwihimuraho se binyungura iki? nta na gito. hari n'akantu kize kubaho rimwe ndira muri Ruhengeri k'umugabo ufite inka, sinangombwa wenda ngo mbe namuvuga amazina, wenda abantu batuye muri iyo karitsiye bo babona kino kiganiro baramuzi, bigufi ariko dusoze. uwo mugabo yari afite abashumba, noneho ndi guharura ku irembo. Yego, ndakumva. aho hantu nakoraga inka ye afitemo inka imwe, iyo ikwishe ukagwa, iyo no kurumira kuruma, inka babwira ngo jya kurisha, inka ikaba yava hano ikajya Rwandegesi, iri imbere y'izindi n'izindi ziyikurikiye. Nibyo, inka urayitoza. ariko uwo mugabo we ntabwo yemera ko yica. none abana barambwiye bati irakwishe, njye nasimbukiye hejuru, hari agasuka abanyaruhengeri bajya bitanga agakonzo kano, abandi bita agafuni kano bateresha inabire, niko yari gukoresha. niba karayiguyeho, niba byaragize, ubwo njye nasimbukiye hejuru ngwa mu mugano, kuko yaraje ikinkumba njye nsimbukira hejuru gutyo ngwa mu mugano. niba karekuzo ntago mbizi. noneho umushumba umwe aramuhamagara, bita Manweri, aramubwira ngo Aregisa ateye ifuni ifata inka. none wa mugabo waho kugira ngo agere ku kiraro abanza arebe iyo nka nyine ukuntu imeze, cyangwa abaze n'undi muntu, kubera ko aho hantu nakoraga haba umukobwa waho ufite ubumuga, nari mutwaye ku kagare mbanje kumugeza mu mujyi. mu kuva mu mujyi wa mugabo tugonganira, yarari hepfo yanjye, hepfo y'igipangu, nawe ubwo ndi kuza nyikigera hafi y'igipangu. Yego, ubwo we akimona yese azamuka, yaraje tugihura abaranjiduye, nta nambajije iki n'iki. undi muhungu bari kumwita Bohari aramubwira ni have, ariko ugushaka ngo kuncuma inkoni mu rubavu nganyice, ariko ngo njye nabaye umusirikare. ubwo kubera bya bibazo by'akaguru n'iki byose kaba karabyimbye, mitajya kwa muganga. n'abantu bo muri quartier twajya duhura bakambwira ngo ngiye buriya ngari ngewe, ngo navoma ngo amazi mu rushinge iyi serenge, ngo nkagira ngo zira nka zose nkazitera, ngo nibiguruwe ngo bita bipfa, cyangwa ngo hafata umuhoro ngo nkagenda nkazitema, ngo ubwo ngo nimugoroba baba bahari ngo iyo bagemuye amata, kubera ko izo nka zitaba mu rugo, ziba ku gasozi. nguko iki bagufunge? njye sinigeze nanatekereza ko wamfunga, ahubwo njye narabaze ni uwo twagiranye ikibazo karuriya, izo nka iyo nka igihe ziza iramfata imvuna akaguru, sesa nese ubundi ninyica we arasigara arongera agura indi, ubundi ndanungutse iki? ahubwo we Imana y'ubwayo irabizi ko iyo nka ntacyo nayikozeho, n'undi iramuzi. ahubwo we ikimureba ni icyo nyine, imumbarire nta kundi Alex. urakoze kandi Imana iguha umugisha, kandi tujye dutekereza neza. waciye mu bikomeye, ariko ntabwo byigeze bikomeretsa umutima wawe ngo bishyiremo ifumbire mbi, bishyiremo umwanda. yego, wakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye. nitwa Rwembe Mbabazi, naho utahongera uvuge za nimero zawe ebyiri. Airtel ni 072 15 84 9 6 MTN akaba 079 5 7 5 1 ariko nanone ikindi, aramutse abaye ari umuntu ufite akazi ko gukora amasabune, kuko naje kubyiga TVET iraruguru mu Ruhengeri, cyangwa se ari umuntu ukeneye umuntu wize ibintu bya hoteleri, nabyo naje kugira amahirwe ndabyiga, ushaka kumpa akazi yakama. yego rwose abikora. Imana iguha umugisha, naho utaha. murakoze.